Reka nakire umusesenguzi Magashi ni mugenzi wanjye turaziranye cyane kuko twembi ni amahe hanyuma amahene we ni amahene we by the way merutse kuganira n'abantu nabo bamahe noneho mvuga akantu bita ngo kuyikariya umeme aravuga ati nta muntu wavuga ko kantu atari Runyenzi noneho bavutse ikindi ijambo Runyenzi naryo rarizi hanyuma rero twavugaga kuri Kongo ngira ngo umaze igihe na hariya mu bice bya Kongo uko biri kose hari umwuko hasize wo gukurikiraniraga hafi usize byifashe gute yewe vyateri ko nifuza ko Goma ifatwa wowe urabibona ute ahubwo iyi nkuru Deni yari masoma yaziriya modoka zirimo gutwikwa ntago buriya niyo nashaka kuvuga buriya mu ndimo kuribwa rero yego nukuvuga ngo yego nukuvuga ngo aba bantu bateze ziriya modoka uribuka abanyatura bahirutse gutsindwa ku rugamba yego noneho bajyanye imbunda sibyo ibikoresho bari barabahaye byose barabimanukanye nibo babyutse bajya gutegura murongo w'imbunda mwabonye w'imodoka nabwo bazitwitse noneho hano giyewe iriya telefone ngiye harimo noneho umuntu watabazaga wafashwe mateko noneho imodoka zaje barangije ngira ngo hari bagira ngo zishizeyo ariko zari nyinshi birangira wa murongo bawuciyemo hagati yego za modoka zari inyuma ziriruka zisubirayo babandi bafashe mateko yego barabanza ziriya modoka zari zirimo ibintu by'ibicuruzwa barazicucura barangije barazitwika ubu tuvugana abaturage bafashwe mateko ibi nibyo twavugaga ko izi mbunda ni ukuvuga ngo ubundi bariya bitwa ngo abazarendo ubagereranye n'intera hamwe zo mu Rwanda cyane ijana ku ijana ubahuza n'imbonera kure z'i Burundi wabyumvise ni ukuvuga ni abantu bamwe bafite ideology imwe bagamije ikintu kimwe ni ukuvuga ngo bariya kuko iyo basanze ari ababantu atari abatutsi barabambura yego wenda n'ibikoresho bakaba babigira ariko ntabwo babica yego ariko iyo basanze harimo umututsi baramwica ijambo rya kabiri rinzanye hano rero uriya mukoroneri mwavugaga hano Goma Deni harya yitwa nde nyibutse izina urumva umva ukuntu byagenze utarisoma ntanarisomye nta n'impamvu umva ukuntu byagenze koko nkuko Deni yabivugaga umwana asoza ajya kugura amayinite kuri butike nk'ibisanzwe agezeyo baramwirukankanye aza yinjira mu rupangu bamwinjiraho ibaze igihugu cyitwa igihugu barabizi ko umugore umugabo wuriya mugore ari umukoroneri ubarizwa muri FARDC yego uzi ibintu bamukoreye bamukubise iki uzi gukubita umugore utari uwawe iki kintu cyambabaje niyo mpamvu bitumye nakamikoro nakavuyo akavuyo se n'agasuzuguro 93 biriya bigaragaza umuntu udafite ijambo bigaragaza umuntu udafite agaciro bigaragaza umuntu mbese wa undi warangi koroneri ariko koroneri urabizi umuntu wambaye piripiri hano hejuru yego muri 93 no mu Rwanda jewe njyanganira n'abantu nkababwira nti nyamara burya muri 93 bishyira 94 Habyarimana yari yarushijwe imbaraga cyane n'ubu rero Tshisekedi nawe nubwo afite ubutegetsi Kinshasa ariko ku ruhande rw'inaha yarushijwe byaramurangiranye byararangiye kuko muri kino gihe akavuyo nk'aka kari gahari jewe nshaka gupfumura ngo ninjire mu SND nigire mu bahungu dukasinzira ya Kimisagara tugiye kureba umuntu ngo turebe uko tubigenza twasanze imyigaragambyo hano muri Kimisagara hano hari Restoration Church ibintu byari bimeze gutya imodoka zitwikwa na yunami bariho baterwa amazi ashyushye bariho bakubitwa nabo nka kuriya Monisco imeze hari ibi biri hano muri Goma rero bimeze nk'ibyo muri 93 nko mu kwezi kwa mu gihe cya Minwari ntacyo yari bashije gukora ubutegetsi ntacyo bwari bubashije gukora intera hamwe n'abasederi n'abajidiyeri urubyiruko rw'impuzamugambi n'abapawa bari bamaze kugira imbaraga nyinshi zirenze iza Minwari n'iz'igisirikare burya rero Minwari igira imbaraga iyo ishyigikiwe sibyo
muri politike zayo zayizanye. Yego. Ariko Minwari ni ukuvuga ngo yari yambuwe imbaraga kubera iki? Hari abafaransa. Yego. Sibyo? Hariya rero naho ni ukuvuga ngo MONUSCO imbaraga zayo zishingiye ku kurinda FDLR. Yego. Bariya ni abarinzi na escort ya FDLR. Barayiporoteja kubera iki? Warayumvise umuntu wagambaniye Mwangacucu muri biriya birombe by'amabuye y'agaciro bya Rubaya, arimo atabaza ngo hari amabuye y'agaciro menshi Rubaya, hari amabuye y'agaciro ngo Ingungu, sinzi n'ahandi yavuze ahantu hatatu ngo ni amabuye menshi cyane. Ngo noneho kugira ngo M23 ifata uriya muhanda uturuka za Ngungu ukorosinga hariya munsi hariya Isake nyine ikomeza za Igoma, ati mwadufashije tukazana amabuye y'agaciro nta tage dufite. Tage ni akantu bashyira ku mabuye y'agaciro nyine mu gihe avuye ahantu hamwe ajya ahandi. Yego. Arimo arasaba ngo bamuhe tage abashe gushyira, mbese tage bazihorere, ariko bamuha akanya ko kubyambutsa nta tage kubera ko babona ko M23 isaha n'isari bufunga inzira. Yego. Kandi naka kanya ndibaza ariko M23 irimo irazenguruka Mushaki. Mu kuzenguruka Mushaki rero wabona na wa muhanda ufatiwemo. Yego. Hakubundi y'amabuye y'agaciro bayabambuye bari abaginga. Ko ariyo babana bakubitisha, ariyo arimo kumarisha abantu hariya, ko ariyo arimo kumarisha ubwoko bw'abatutsi hariya, ubundi biriya bintu nibi. Hari umuntu wambajije ngo kuki M23 yambura ibikoresho FARDC. Noneho nkanjye nk'umuntu uzi amateka y'igihugu, nibuka ya story ya Fandepisi, Burukuku yamuzengereje hirya. Noneho ngo yafashe SM yayishyira hejuru aravuga ngo iyi ni izatsinda Burukuku. Gutsinda Burukuku byagenze gute? Yakoze cut off. Arayikatinga bakabivanyemo. M23 nikore cut off. Nikore cut off. Urebe yuko cut off y'Umushaki ikabuza abimushaki guhura n'abisake no gukomeza Igoma. Ubwo ni nkuko wafate rusake ukayiniga mu ijosi. Inzira irabisigaye ni ukujya mu Kivu. Ntabwo baza mu Rwanda. Ntabwo baza mu Rwanda. Inzira isigaye ni mu Kivu. Kandi nanone M23 iramutse yatatse Goma, impunzi nyinshi z'abanyekongo ni ukwambuka kuri bariyeri zombi. Oya ntabyo kwataka Igoma. M23 ni wabonye se ikiganiro Makenga yavuze ko nta gahunda yo gufata Goma bafite. Harya ariko nanone nasanze ari politike ya gisirikare. Ntabwo none se cyagiye muri 1993 inkotanyi zigarukira ku kirenge kugira ngo bari bananiwe kugera i Kigali. Ahubwo basubiye inyuma. Impamvu yo kugera i Kigali irahari. Si hahandi Savimbi yavuze ngo yabera yabona umuntu ujya gufata umujyi agasubira inyuma. Ni ukuvuga ngo na M23 ni uko abantu babyitegereza, abayikunda bari mu bigo byo hanze, ababa bagogwe n'abanyamurenge bo mu burasirazuba barekereje, bahora bumva ni ukubera iki ubundi adafata Goma. Kandi mbona mbabwira ko Goma ntabwo ari ya Kisekedi. Goma ntabwo ari ya Kisekedi, ntabwo ari y'abanyekongo. Goma ni y'abazungu. Yego. Buriya rero abazungu bataramenya impamvu ya M23 biragoye ko M23 yafata Goma. Ariko bakaba bamaze kubyumva bahereye no kuri ibi ngibi nabonye ibi amafaranga yaguze umwana w'Imana, zahabu zaguze ubwoko bw'abatutsi n'abavuga ikinyarwanda bose muri rusange. N'amabuye y'agaciro yabaguze, ntago barimo kumvuga n'amahanga. Za Human Rights Watch zikora raporo ku Rwanda ariko ntago zirakora raporo kuri SEG. Bekata barasohora ibyezeranye buri gihe. Hari igice cya kabiri bashaka dukoraho n'ishyirwa. Je nari nje ndakaye numvaga ukuntu umugore wa koloneli umugore wa koloneli ko mukubita iki ukagenda kubera ko uri umuzarendo uri interahamwe makayabo amafi. Hanyuma numvaga twatangiranye na Denis, reka genga usezerere uko biri ko oya wisezerera gihe biba bimbabaje buriya. Ntago ibi bintu birabaho mwabagabo mwe M23 hamwe n'abanyamurenge cyane kuko buriya habaho brassage burya muri Kivu y'Amajyaruguru. Bo ntago nicyo gikundo ubona cyaba Makenga n'abantagana n'abandi. Bo ntago bagiye muri brassage ari benshi. Ahubwo abanyamurenge bakurikiye Masunzu naho akurikiye amadolari bisanga bari muri brassage. None uyu mwanya babuze ukuntu bavayo.
ya ntambara y'amasunzu. None se abantu barimo bapfa ntubona ko benshi ari abanyamurenge? Yego. Ni abanyamurenge kuko bariya bo kwa Rerankunda aba bose ubona bayobowe na Makenga bariya babonye ubwenge kare baravuga ati n'ubundi aba bantu izi mpuye batugiriye za burasage n'ubundi bazatwica. Eregura nabizi ko tujya Kinshasa mu gihe cya operation Kitona burya hari abo banyamurenge bari mu gisirikare cya Kongo bari barafungiwe mu bigo bya gisirikare bariho bicwa. Burya ari ahantu barabizudoroyinze duhurira hagati. Burya nabo muri objectif mu bo twari tugiye gutabara nabo bari barimo. Barangiza ahubwo babandi batamiye junjama ya Kisekedi barangiza bakabyerekeza ku Rwanda ngo u Rwanda ngo rwabateje intambara kandi barabatabaye kandi iyo batahaba iyo abanyarwanda batahagera hari umunyamurenge wari kuba yarasigaye nekada ari nabwo nyine wa mugani nose nk'abare baba bitakwira na ba Masunzu buriya Masunzu yaje gukorana na Diru na Kayumba Nyamwasa niho P5 yaje ijya guca hehe kwa ntuze uyu mukoroneri uragiye Gumino yitwa Nyamusaraba. Yego. Urumva baraza ubungu bumwe bazi ngo bagiye gupasura bahure na babandi boroganijwe nande na Nkuru Nziza wasimbuwe nande na Neva sibyo umugambi bawukomeze nyine bumvaga ko igihugu bagiye kugifata. Yego. Oro ibyo bintu birongeye birasubiri cyakora akantu numvise nkabwira abantu baraha Masunzu. Yego. Yabwiye ntuze yababa we uyu hari umukoroneri witwa nde koroneri w'umunyamurenge bohereje yavuye za Kabinda bamudiployinga hano nyine hano mu Minembwe. Yego. Ngo bamare baramubwira batijya kurwana na M23 ngo bimare message yamigera kuri Masunzu. Yego. Masunzu ngo amara aramubwira ati ukoga nawe ugiye kumara bene wanyu. Yego. Aho rero hari amahirwe ko byibura twirwaneho na Gumino byibura kubera ko bamaze kubona ko nabo bose bari mu bahiga uko byagenda kose. Yego. Birashoboka ko bakongera bakunga ubumwe kuko urumva hajemo ikintu kibatandukanye. Yego. Kandi badakwiye gutana babateje umwiryane ingenga bitekerezo n'amafaranga bari abakuru babo bari aribo ba Masunzu nabande bose bari mu badepite nabande byatumye bigabanyamo kabiri kubera amafaranga yo kwa Kisekedi amadolari. Ariko kubera ko bamaze kubona yuko nta kintu baruhiye bamaze kubona ko igihe kigeze kugira ngo barwanire ubwoko bwabo. Yego. Kandi batanaburwanirira Imana ntago izabura kubutabara. M23 ntabwo iri kurutingayo. M23 yari kurutinga yose biciye mu zihenze ntabwo byayoroha. Nukuvuga ngo iri kuritinzeyo byaba ngombwa ko nubundi huza nande na makanika no watwirwane ubyibora burya twirwaneho iyo yumvaga ideology yande ya Makenga irayumva kuko na abantu bamwe barwanwa kimwe bicwa kimwe mbese uburwayi bafite ni bumwe bose bameze nabi barembejwe n'ingenga bitekerezo ibagabwaho buri munsi yuko bagomba kwicwa bagashira. Ariko noneho waza kuri Gumino ya Nyamusaraba kubera ingenga bitekerezo yari irimo nukuvuga ngo bo ntago bari ku ruhande rwo kumva ko bafatanya na Makenga cyane ko bumva ko Makenga kubera ideology ituruka Kinshasa ya buri munsi yuko M23 ifatanya n'u Rwanda noneho hakaza mu yanyaga bitekerezo yuko bari abagumeno bataguma ku Rwanda aho bitakwira yavuze ati aho kugira ngo mbe umunyarwanda ati nabo umuhutu w'i Burundi. Yekata ariko narumewe. Nuko rero Kisekedi indwara yarwaye n'u Rwanda na speech wenda ari butugezeho ntabwo ruri buburemo ni Rwanda agrasiyo ibintu nk'ibyo ati tugiye kumutera wumvise ko ngo barimo baradekarara ko noneho ngo bagiye gudekarara intambara ku mugaragaro ngo bazanye ngo za ntuze ngo za drone se zawa drone barazizi drone se mutwe yabafatanye ubu ngubu ntizifite nitangira kuzikoresha se bazajya he bataye ibikoresho batabibona
ahubwo mu 23 drone muziri hehe mwazizanye mugatangira akazi ku mugaragaro. Nibyo nari nabivuze yuko nabyumvise yuko bagiye gushyira bakaza noneho n'indege ubwo ntizo drone. Hanyuma rero reka tubihanga amaso Magashi, tubihanga amaso ariko ibyo ari byo byose ingengabitekerezo muri aka karere tuzi icyo yakoze by'umwihariko ku Rwanda aho jenoside irenga aho abatutsi barenga miliyoni bishwe bazira uko bavutse. Iyi ngengabitekerezo rero yakomeje kwamamazwa na FDLR ndetse n'abambari bayo bayibanjirize bari barimo nyine ziraza X-File z'ikibabaheza nguni. Ibyo bintu birakomeza ubu rero bagiye babikongeza. Ikibazo kirimo n'ikiganiro jewe narifite nukuvuga ngo aba bantu FDLR ubundi yarwanaga isa nkaho yirwariza. Yego. None maze kubona ibihugu biyifasha. Iri kwibere rya Kongo yanze kurirekura. Ibihugu biyifasha rero urumva ni Kisekedi na General Neva. Wongereho wenda nabari ababescotinga abo bose bafite inyungu. Ariko ubundi Neva bije mate ko mu minsi ishize Neva bijemo nyine ko bamubwiye ko nawe ari umubantu none se uyobewe ko kuva 2015 ntago uyobe hano zamabayi ibitero byagabwaga se na FDLR na P5 ntibyaturukaga i Burundi. None se si ibintu bizwe. None se umugambi wa Neva nabariya ugira ngo nuwanona Rusesabagina yafashwa ajya heheze ajya mu Burundi. None se yaragiye gukora iki? Yaragiye kuyobora P5 niho yari ifite ikicaro yagombaga kujya atera avuye hehe i Burundi. I Burundi Bujumbura bamuha ikicaro bamuha base ikiza nuko atayigezemo. Yego. Nibyo. Bivuze rero ko nabandi ntaho bazagera kubera amaraso abakurikirana, amaraso atariho urubanza, abantu bakomeje guhimukira no kwica urubozo, ntago rero bizabahira. Hanyuma rero nta kindi urakoze cyane tuzongera tubonana ikindi gihe. Comrade twari twarabona kamera aribwo nkubonye. Asante sana. Harimo kuribwa ariko tugomba kujya tubwira abantu kuri abantu basobanukiye ingengabitekerezo iri hano bamenye uburyo bayirwanya, abantu bahaguruke, abantu bahagarare. Ibintu byari kera ubu ngubu ibi bintu bya internet umuntu asigaye avuga ikintu kikagera ku isi yose. Ubutaha tuzatera akajisho no kuri babandi. Urakoze cyane. Sawa.